meze neza, ndishimye kandi nshimishijwe no kuba mbafite inshuti n'abavandimwe. Uyu munsi rero ni umunsi tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'indwara imwe ifata urutoki yitwa minigo. Iyo ndwara irababaza cyane kandi ni indwara ivurwa igakira, cyane cyane ko imiti muba munayituriye hafi iwanyu, aho ngaho mutuye imiti irahari. Imiti ivura iyo ndwara rero ngiye kubibabwira ubwe n'uburyo wayikoresha kugira ngo ubashe kuba wakwifasha. Rero hari abantu mwamuzi bayirwaye kandi bakaba badafite aho bakura umuti. Nta muti ntanga, njyewe ndakubwira umuti ndanawukurangira, ndakubwira n'uko witwa, noneho nawe uba wakwifasha mu gihe warwaye iyo ndwara. Njyewe icyo ngukorera ni ukukurangira umuti, wawushaka nkaguhuza n'abawifite, ariko ibyiza ni uko nawe wakwiye kuwumenya aho ngaho utuye kwifasha. Minigo rero ni imwe mu ndwara izahaza. Iyo umuntu ayirwaye agira ubushyuhe bwinshi, arashyuha, urutoki rugashyuha, ndetse ku buryo niyo ushyize mu mazi kugira ngo wihoze, amazi nayo ashyuha cyane ku buryo y'amazi wakoresheje ntacyo akumarira. Bityo rero ubwo ngiye kubabwira ikintu wakwifashisha mu gihe warwaye iyo ndwara yitwa minigo. Mbere na mbere, aho utuye hari igiti cyitwa buyogera. Igiti bita buyogera uragifata, ugafata utubabi ukaduhekenya ukoresheje amenyo yawe mu kanwa kawe, cyangwa se ukadusekura mu kantu keza. Warangiza ugafata twa kantu wahekenye nyine wanombye k'utubabi, ukagapfuka kuri rwa rutoki, ugashyiraho ukagapfuka, ariko ntuzirike cyane kugira ngo bitaza gutanga ubushyuhe bwinshi kakakuzahaza. Ako rero nabwo, icyo giti bita buyogera ni kimwe mu biti bigufasha kugira ngo woroherwe kandi bigende neza. Ikindi rero wakoresha, ukoresha agasimba bita minigo. Ako gasimba rero nako uragafata ukakazirikaho. Ako gasimba murakazi ukuntu kaba kameze, ni agasimba kaba kambaye ikote ry'umukara. Ushobora kukabona hasi ukabona karapfuye kandi kaba ari kazima. Ako gasimba rero bakita minigo, ugashyiraho ukakazirikaho nako, ariko ukakazirika ku buryo katari bupfireho. Ugashyiraho ku buryo katari bupfe. Ako nako ni kamwe mu bintu bishobora gutuma urutoki rwawe rworoha, kuko iyo kariho gakangukiraho karahashimashima, niryo banga ry'ako kantu. Ikindi rero wakoresha igiti bita gisayura. Gisayura nayo ni uko, ugashyiraho n'igiti bita umugenge. Ibyo rero biragufasha, upfukaho ukabikoresha, biragufasha kugira ngo ubashe kwivura urwo rutoki. Ikindi ushyiraho ukuraho, ntubitinzaho kugira ngo utayikubangamira cyane. Nimba rero iyi video igufashije, cyangwa se hari n'undi muntu waba ufite ikibazo nk'icyo cy'urutoki byaranze, yagana kwa muganga bakamuvura. Ikindi ni uko iyi video ikugiriye umumaro, wayisharinga abandi bantu, kandi kugira ngo video zanjye zikugeraho cyane, wakora subscribe, wakora ku nzogera kugira ngo video yose nshyizeho uzajye uyibona. Murakoze.